kubona ko ibiteganywa n'amategeko byose byubahirijwe dushingiye ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu ngingo yaryo y'102 iteganya ko uwatorewe kuba perezida wa Repubulika arahira indahiro ye ikakirwa na perezida w'urukiko rw'ikirenga. Tunejejwe no gutumira nyakubahwa Kagame Paul kutugezaho indahiro ye. Yewe Kagame Paul ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzakurikiza nkanarinda itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko nzaharanira amahoro n'ubusugire bw'igihugu, ko nzashimangira ubumwe bw'Abanyarwanda, ko ntazigera nkoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, ko nzaharanira ibyagirira Abanyarwanda bose akamaro. Nintatira iyi ndahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo.